Nabo ni Jean Marie. Ya. Gahunda nuko imeze ntago urabizi ntago birana ari gutinda ntago nari gutinzamo. Nagomba guhita. Urabishoje se? Nagomba guhita nkura imbogamizi zose imbere yanjye n'imbere ya murumuna wanjye. None nkuko duherukana Joseph yarababaye. Ntakindi nagomba gukora kumva bira bintu kubyinjizamo abagore yabigoye. Ahubwo buriya kintu twakoze kizima mu gukora ibintu muri ubu buryo hagati yanjye nawe kumani karaka uramujame tutamukura mu nzira. No buriya hari igihe nigeze gusanga abira ari kuganana na Liliane mu cyumba ndabumva numva ngo harakandi kajama yahebeye ariko nawe nukansitsa kandi kajama sika ko ngakoze cyabaye harundi ku ya cyo uri kumwe na madame nari nabibabwiye nari narakaye ariko kariya kwari kuzimya buje bari n'abana babaza gukina mu mari karakara zimye kira ngo manzi wa mwana ugira ngo amuzi imwe w'umukomisiyoneri ndiru yarayirangije ahiruka kumamagara ambwira ko akazi namaye kagenze neza mbega yarakubuye abo Esther na Joseph twabishyira mu bikorwa. Ya manzi naye ntadira dakina radiro niba bamaze gucamo ikintu twakora abagore batarabimenya kugira ngo bagire ngo wenda kuntu nagiye nkumvisha Esther bakajya ngo byase bihura n'indi uramuniga ntago abagore bari basanzwe bamuzi. Ubwo twibwe ikintu twakora nk'ukuntu wenda wari wari uhubutsemo kubizana turi kumwe n'abagore kandi wari uzi kizi diro zishaka gukorwa muri ubu buryo ariko ubwo nta makuru ahagije bari babifiteho. Reka duhite dukora vuba bakuruko kuri uriya kumuzimya birasanga tubikore mu maguru mashya Esther atararakara kumva abakobwa ari ukuntu ashaka kugira gushya akagenda karakara nyina akamubaza ngo byagenze gute mana ugasanga ari kumubaza ibintu byinshi kaburi yawe na nubwo nta n'ikintu cyavamo cyarabura ntago ari ngombwa ko abagore bajya gukeka iyo umuntu yaguketse burya hari akantu kaba kintereyemo. Oya ibyo bireke kuko nyine kiruzararangiye kandi numvishe Joseph nabera basa nabo bavuganyeho niya baravuganyeho ndumva byanoroha cyane. Ibyo biroroshye no kuvuga ngo wategura family yawe tukabyihutisha ejo cyangwa ejo bundi tukaza nkazana family mukatwemerera umugeni cyane niko ntago uzangora kuko gahunda uzizi mugeni Esther na Joseph bakabana nkuko twabisezeranye ari nabwo tugashaka ku buryo duhita dukurikizaho nubona kagahungu kandi maze ikengera inzozi mbi cyane. Ya ari je ndumva nta kibazo mari ahubwo wuje nge ndarambiganiza madame ko nawe uraza kubwira uretse ubwira umugore abagore ndabazi ahita kubita madame ka SMS bahuze ubwo twingi nabyo nabikaze mari ubwo rarye umva nabi ngo kubera ngo umuntu akangatabe mbwira ngo wabibwiye n'umugabo akajya ngo ara kandi ka madame warabishyigikiye sawa rero ndumva nta kindi nta kibazo gahunda niyo mundi bindi dukomeze turyoherwe gahunda niyo ngiyo si umva se none ari none igihango kiracyakomeje cyane. Iriya umeze uteze? Meze neza. Kazi karagenda nariwe. Mwebwe se mwari mumeze bute? Natwe turaho tumeze neza ni karibu mu rugo muri Sanga. Murakoze. Yego. Abera sari. Abera haro twarimo igikari. Biri karama. Hanyuma wowe na Seteri byawe nayo bigeze. Nguyu mwibarize nyine nawe kuntu ibintu bimeze. Sate. Bimeze bite kutambwira? Kuba turi hafi kuza kubabwira ariko turaza kubikora vuba turaza kubiganira ariko nuko abakuneza. Ria nawe waje se ngiye twabona byiza sote uraje no kubura uri shana ndi mu gikari cyo. Okay ndagushaka ariko hari bitare kugenda neza se turaza kubiganira nabi nta kibazo muri buboneke ndahabi umunsi okay nta kibazo sinano nenda kujya
muri foresi hari utuntu ndi gukora hano muri riri shaka abashyitsi ubuse si benda kwashyika va nanjye ndashyushye nicyo cyanzanye. ayo matsiko ntawe utayafite ushobora gusanga ako ntabwo wandusha amatsiko da gusa ko ngenda byizeye ko bagiye kwashyika regari n'ubusanzwe yari inshuti yanjye uriya muryango muri make harimo hari ibyo tuziranye byinshi cyane ko turi abakera yagezeho yemera Joseph se cyangwa mugiye kumushyingira nyine oya barumvikanye sibyo wabihata umuntu se n'ukuntu numvaga yari yarakunze undi muniga yabugeze kubona nyine ari wamukije ari kurwana na Joseph. ni ibisanzwe ni nk'uko wahura nawe n'umuntu akagutabara uhuye n'ikibazo runaka ariko birabyo byararangiye ntabirenze. Karama birashoboka ko baje reka njye kubareba. Sosiyete ko mbona uba wahuze cyane ni ibiki uburimo? ni business ziba zimeze nabi. Business kandi turi kwitegura abashyitsi. Byose ugomba kubifata. Oya nagufatanya imirimo ibiri. Niba haza kuza ndaza kujyana nabo turaba turi kumwe na ndahita mbireka. Ndetse nta kuntu ibyo bya business wazajya bikorera muri biro cyangwa umuntu uza mu cyumba cyawe atari muri salo dutegereje n'abashyitsi kweri. Ubwo binsabye kandi ukore ntabwo nagusuzugura. Bibike n'ukuri. nawe nabiretse nawe nabisubiramo. Pega mwanageze. Kwaje muri aho. Business. Karibu. Murakoze. Shari wahageze. hari ni karibu kabisa Ya murakoze. hari Joseph. Umeze utese? Jose karibonera cyane fresh kabisa. Madamu Bwongere Jean-Marie. gusuka. Kanongeye musuhuze dore hara batanyangwa ari byo twakuvuga iki. Uyu ntabwo uyobowe. Ndi inshuti Nta y'umuryango. kibazo. Meze neza? Ni karibu muri Sanga mu rugo. Jose, aba ni bo babyeyi bawe se cyangwa ni mukuru wawe mufite mu Rwanda? Uyu ni mukuru wanjye nyine ni wo mpagarariye mu cyimbo cy'umubyeyi. Ababyeyi bawe bagiye he? Ababyeyi bawe bagiye he? Buse ninjye wari ukuriye kugusubiza ra? Erega nyine nkubajije kubera ko ariho tuziranye, mukuru wawe ntabwo tuziranye. Ariko nta kibazo reka nkubwire ababyeyi bacu barashaje. Nubwo mbivuze mukuru wanjye ahari ariko then barashaje ndumva ari ibyo ngibyo nkuko abandi bose basaza. Murakoze cyane nasubijwe kandi mwihangane. Jean-Marie. Ese yari baye myinshi cyane ndabona mwebwe n'ikirere kimeze neza imvura ibintu byakunze n'abanyakajaride. twebwe akavura twarakabonye hari iwanyu usa ahubwo mwebwe nta kavura mufite se shana ntabwo mperuka pe. Ni byiza cyane kabisa. Anyway ahubwo mba nabasuye hari ibyo nshaka kureba. Estari he? Esther arimo aritunganya mu gikari. Hari utwo barimo. Okay, ni ibisanzwe nk'umukobwa kandi umukobwa agomba gusa neza cyane. ese bimwe siko twarangaranye abashyitsi Mana yanjye. wabahaye ko kumaze Kambashakira ko kunywa. igihe bagitegereje abera wabahereza akanwa k'imyera. ari we na madamu umeze neza se mu busanzwe? Sha na madamu tumeze neza sheri. Nta kibazo pe. Suyona. sha biragaragara kabisa. ariko ushobora gusanga hari kugaragara inyuma ibiri nyine bimeze kwa kundi dusanzwe tubizi. subizwa bibaho se? Ntabwo sinzi niba yaba afite wenda icyashya ku mutima ariko ntabwo yabaje duseka gutya. Cyanje byose ameze neza.
muryoherwe nanjye ntabwo nawe nzane kuka so umufuka wacu ra Mike Kanyanga murakoze. ese ko mwacecetse bimeze bite? Yango ari fantano bajya bazisengera niyo mpamvu. muryoherwe mwese hamwe Murakoze. ari Yego Jean Marie. ibintu bimeze sawa uko byagenda kose. Ya Jean Marie. Nibyo rero mwatwakiriye ndabona ibintu bimeze neza ariko njye ntabwo ndatuza ubundi. Kwanza turanyarutsa ntabwo turi butinde cyane sibyo. Gahunda urayizi Murarahara ari hizi nta. baby. Maze umuzane mvuge nanamureba dore ntabwo biba byoroshye. Abera. Dufite amatsiko. Ari gihe mwananje. Abera. dore na. Arafite amashyushya. urakenewe hano muri salo Ariko ni Yego agomba kwitonda mutamucishamo ijisho dore. kandi we nta koma. Akoreka bajye bakwibutsa. se ndabona inaha harahindutse habaye neza. Ameze fresh. Kamu. Mbona inzu yawe bimora binogeje byo. Uraho neza. None se Njye nakubwiraga Cyaze arasa neza kabisa. ubundi nibyo byaburaga. Mbona no Umwana twamugore. w'amafaranga Ufite ikibazo Ufite izindi sawa ubwo. ufite ikibazo yakubaza. Ezi ubu mwemereye kumbaza. Ariko mutamuta batuba. Ati abe wagiye kuzana agafantasi nawe ukaba wemeye mwana. panga muzanira rwo kwigura Jean Marie. Ndabona umwana wanyu mumwitayeho cyane cyane ko Ndabona rero hano hantu uko maje buri munsi haba hashya tuti. Nta kintu gikaze usibye amatara se bongera. Ze warazimane. Byarahindutse. oya nubatse Ntabwo- neza. Ufite inzu nziza cyane. Nawe se simero usabe nk'umuntu uri kuvugurura. Ariko nta kibazo. Byo ni ibisanzwe ariko N'ibitari ibi bizakorwa abana. kubikora icyangwa nuko mbona nyine muri family zirimo cyane. Nkiya. Ubu n'aba ngaba ejo bundi baba byagize wani. Twebwe ibintu byacu bihora ku Ya nibagire tuzinywe dore ahubwo ngeze zitangiye kuba nke. buriya nabo mbabona ariko nyine mba nacecetse. Yego. Hari Ndakumva. sote mwadutiza ku matwi rwose natwe mukamenya ko turi kumwe natwe ariko agumye mbona wagira ngo nyine ariko nta kibazo gusa ko twakumvikana. Ari umukobwa wese wamubonye se? Ya namubonye. Rwose numva hari ibisigaye. Ntabwo twatinda. Gahunda itugenza murayizi gahunda ingenza njyewe na madamu na murumuna wanjye Joseph. Yego ntabwo natinda ubundi iyi gahunda nyago ndizera ari ibintu bizwi. Ya rero nk'aba Soteri na ba Liliane bashobora kuba batazi nyine ikintu cyaduhurije aha ngaha gitumye uza ukazana na madamu ukazana na murumuna wawe harya bamwita Joseph. Soteri ku bantu wenda mutari muzi igitumye nyine abavandimwe bashyikana nonaha bari baje mu by'ukuri baraje gushima umukobwa wacu dore ndabona bicaranye nk'aho byemejwe. nese dadi ibintu nakomeje kumva mu matwi yanjye muvuga ngo ni ukuza gushima hari abandi bana mufite batari ngewe baje gushima. Jama ko mbona bisa nkaho umukobwa wawe watunguwe byaba bigaragara ko nta kintu yaba aziho kuri ibi bintu twaba twarapanze. Ingrid abana zurabewe ari kwigira nyoni nyinshi ariko nyine ibyo byo ndabizi kabiziho. Nta kuntu wamugira nyoni nye ko numva wagira ngo nta kintu mwigeze mumubwira. Nyoni nkeya. Yeah, of course. Ibintu bivuze ni nk'ukuntu imvura ishobora guhita umuntu akakubwira ngo ko imvura ihise wasoza ugaraka ko imana kahashyitse.
rero Esther ikintu cyatumye nkora ibi ngibi nta bintu birenze birimo. Ndabona wa musore najyaga n'umuvuga wundi ngo wakunze ntabwo iby'urukundo nari narabyinjiyemo cyane gusa ko naje kumva ngo baramufunze imyaka 50 se bamukatiye. ngo baramufunze? Oya dadi ibyo bintu ntabwo ari byo pe. Abe byabayeho kandi nta kundi wabigenza. Nubwo dufite amafaranga ntabwo ndi umupolisi mu by'ukuri, ntabwo nkorera leta. Nta kintu na kimwe mfite nagufasha mu kuba nakurwana mu gufunguza uwo mukunzi wawe, kandi hari n'undi waba gukunda kurusha ko wenda uriya gukunda. Rero napanze ndavuga nawe kugira ngo ibintu erega nawe ukeneye kubyara ahungu na kobwa, ibaze kugira ngo nyina mama wawe kubyara itongana gutya. Rero nawe nifuzaga ko igihe tugihari igihe tugihari tumeze gutya n'amafaranga ari, ndumva nawe na Joseph njye na Sky n'ukuntu mwagumye kubigaragaza ko munakundana, twifuje ko mwakora ubukwe nyine tu. aranditse izina sha. Oya dadi ubu se koko byabayeho? Oya ntabwo byashoboka mana yanjye. Nese sote simeruka wa mujama nakubwiraga ko dukundana mushobora kuba muziranye. None se koko ibyo bambwiriye hano muri salo nibyo? ejo bundi twigeze kubiganiraho bambwira ko bamufunze, ko bamukatiye imyaka 50. ariko ndi gupanga kujya kumureba, sinzi ukuntu urazi kubigenza, ko wazi kugerageza ukareba ukuntu yiranja, ariko birazi kugenda neza, nubwo numva ngo bamukatiye imyaka 50. Ari ijambo ni iryawe rero, wakerekana umuhungu wawe nawe umukobwa wanjye namukweretse, biriya byo ndabizi araza kubyumva, none ko ntacyo yabihinduraho n'abatamuzi bakamumenya. ibyo ni ibintu byoroshye ntabwo rwose urabizi ko ntabwo naza nashira gusa kandi tuje mu gikorwa nk'iki. n'umuntu wanjye waramuzi kiretse wenda nk'amadama wenda niba baba batarahura inshuro nyinshi, nabara abashyitsi bari hariya wenda ngira ngo simbizi niba barimo abo bazanye ko ntabwo ari umuntu mushya cyane. Yego yitwa Joseph ni murumuna wanjye Joseph. Yes. Kose kunde butishimye ntabwo izo metero niziki mwa temba nishimye ahubwo se sinzi ntabwo ndimo ntabwo mundi y'abantu bicaye gutyo bakundana muri bya mu egera mwegere urumwana njya ngo murabona iyo twicaye mu cyane mujye mureba no niyegere hano tube tuganira nta kibazo nyine bisori ko bigomba kugenda. So jamani ndabona nibyo twashaka babikoze, ariko umwana abanza mukana bitwereka ku maso. Jese kumukunda ko byari ibyanjye n'ubundi nyine ubwo igihe cyari kigeze, gusa nyine ndumva ngiye nanishimye cyane ku bw'umuryango wanjye ndetse n'uwashira wanjye. So icyambere cyo mbanje kubashimira, ndakeka nta numwe utarunze hano nubwo ndabona yarakaye mwana wanjye wakwishima. sinzi impamvu ariko buriya biraza gutuza. Sabiza nawe nta kintu kinshinja. Ngiye ndumva nishimye nta kibazo. Jamani ntabwo ndi butindire. Ngiye ndashimishwa na couple ndi kubona hano. Yanzoza ariko byakagenze. Ubu gahunda rero gufata irembo ndumva twabishyiramo nko mu minsi 2. Ngende tayangira ngo urabiza amafaranga n'ibindi bintu byazamo niyo zaba inka zidahari twajya no mu bikomera tukazigura cyangwa se ntabwo nta kibuze. Hanyuma abana bacu nabo muri umuna wanjye n'umukobwa wanyu bakubaka urugo bakiri bato kugira ngo igihe bazakure bafite ubuhamya, bafite n'ibyo bigejejeho nkatwe ureba hano. Numva ari ibyo nta byinshi, ubundi twakomeza tukaryoherwa nubwo mbakaribu kandi iwanyu. Abantu mwamera amashyi uyu muryango wa Sky na Ingrid waje yifatanyije na murumuna wera. Karama. Meze neza. Meze neza. Byagenze sanda se nta kibazo. Imirimo bagase burayiza. Ntabwo nyizi yitabishye parire. Hello? Halo.
ndakumva turaho igiki igihe ni iki ngo ubucuruzi uburiganya bwawe bwose amafaranga yanjye narayabahaye muyaryuhamo aho undi hano mba mukurikirana mureba gatanu ku kandi umwana wanjye yaranje nta kintu mwamufashije muramugambanira igihe ni iki rero ngo uryozwe igihango twahaye. alo bebe ibyo bintu ni ibiki ko numva biri kuntungura niyo mpamvu wararaga udasinziye urotaguzwa ayo mafaranga bari kugushinza nayayo nazi nayo kandi ndi kubyumva kuri telefone bebe ni ibiki kutambwira bebe ibintu birakomeye ndumva kuri telefone uhuye nawe yanakwica uwo muntu ninde waririye amafaranga kutambwira bebe sibyo birahagije kuri ibyo bibazo ndi kumva kuri telefone birarangiye none abagize kandi uruganda rurahiye pe rwose ngo iki rurakongotse kabisa nese ibintu ndi kumva mu matwi yanjye ko numva biri kuntungura nazi ibyo ari byo aya birarangiye habaye ikimana na polisi iri mu nzira izana polisi iraza mu buhe buryo yaza mu buhe buryo yesu wa bwose ni ibiki ko biturangiriye uruganda rwose rwahiye none mwana we bebe nsobanurira ibi bintu ndi kumva mu matwi yanjye ni ibiki bebe uzi ko yawe nawe pararize wabaye parariza se saa mabi yawe ukoroka n'ayamisha niyo mpamvu urara urotaguzwa mu buriri ese ko nta kintu uri kumbwira ibintu byakaze uraho uricaye umeze gutyo ndeba neza ni ibiki biri kuba ariko kandi wako mu gutora gutyo polisi iri mu nzira iza nese polisi bigenze bite ubundi polisi ije hano ije kwamara iki hari ibintu bya birimo bitemewe uyu mugabo se ko mbona acecetse atambwira ibintu byose kuki biba yabimishe ibintu koko mana yanjye ye baba we umva brada sinzi ikintu jewe nakubwira sinzi umva Joseph ubaye iki umva sinzi iki nzanye no karita yonyine n'imashini na ninjyanye habaye iki wowe kutambwira wowe n'ibiki bibaye batwibye nta kintu na kimwe gisigayemo sanze hafunguye ngo mbeze umva bibiki ntago Joseph sindirimo ndana ubaye iki habaye iki please ariko reka mbivuge Joseph habaye iki n'ibiki ngo numva utambwira umva ku kazi nta kintu na kimwe gisigayemo bapakuruye noneho na ya stock yo hirya yindi twari dufite basize bayitwitse nta kintu n'iki na kimwe gisigayemo habaki ni ibiki bibaye ko numva muri gushwana umva Joseph mbabarira umbwire ko ejo wasize ukinze bigenze bite Joseph nafunze ahantu bahamennye bamaje kuhamena ebana none se ubu ngubu naba nasize nafunze na stock akaba ari njye wayitwitse Joseph miliyoni ziri ibintu uvuze ni ibiki ibyo bintu birumvikana nagwambira ko miliyoni ziri hari amafaranga ari hari agiye mu munota umwe ntago bibi ntabwo ibyo bintu ngiye mbyumva please njye ntago mbizi nta bintu byinshi mukwiye kumva shaka indi nyito ushaka indi nyito ahubwo nimushaka uburyo mutabaza baze babafasha kuko ntabwo byumvikana please ibintu byose birimo hari kamera hariya harimo kamera please nose kamera urareba iki kandi zahiye se none se ubundi ko murimo murababazwa n'ibintu byanyu birimo hariya njye muyobewe yuko harimo imigabane yanjye ntabwo uzi ko wari ufitemo 50% nanjye mfitemo 50%. Please ibintu ntabwo ndi kubyumva ntabwo byatewe n'iki byagenze bite byagenze bite abantu uko hari mumeze mute baba wi ari nahiye kabisa ntumbwire ko ngo nahiye Jean Marie niwe numva cyangwa se wowe nahiye kabisa we fayi ntabwo ndi kubyumva neza Jean Marie ntabwo ntumbwire ko ari we numva please nahiye mwana shari fasha tuvugane kabisa nisikari ko muri namwe mutameze neza mumeze bite ari tuvugane nako ibyo ndaza kubimenya nyuma Joseph shaka inyitonza umbwira mbi ari tuvugane ntabwo nanjye sindi kubyumva ari tuvugane nibyo uje kumbwira wowe ubwira vuba ari bivuta nk'uruga nahiye mani barimo baranampinga wahiyute wahumbye uduhumbi ijana mani uruganda rwanjye rwahiye pa what
say what? kandi ibintu biri kuba reka dutuzemo gake noneho tuganiremo nawe kankubwiza ukuri ari njyewe urebye n'ibintu bari bamaze kumbwira ku kanya wagira ngo nibo barutwitse kugira ngo wumve ko ibi bintu binakaze shaka uko amarira y'abagabo atemba ajya mu nda nakabaye nasutse amarira akiki ibi bintu ko abagore baratwica nicyo kibazo nsigaranye njyewe mbere yuko baza bambwira ko si umuzi wa mukozi wanjye se nk'ukora ku ruganda kamwe kubusa tukuntu ya saa izi ngizi ubona izina rye naryibagiwe ubu ndibuka isura gusa mbere yuko aza kumbwira iyo nkuru mbi cyane hari umuntu wari urangije kumuha numero ntasi ariko numvishe ijwi ndizi ari reka tuve ku by'amazina yararangije kumpamagara arambwira ati igihango twahanye ni ngombwa aka kanya kigaragara ibintu umva se ikigaragara cyo ryari ry'umwana n'umuntu ukuze ikigaragara cyo uriya mwana twahemukiye uriya yarisi umunyagwara cyari ubuhimu ntabwo nzi ko yambutse yavuye ntabwo nzi ko yigeze ava muri Kongo ntabwo nzi ko yagarutse mu Rwanda yaraje tu utambwira kuramo ntabwo yaba akiri muzima ntabwo mbyumva kandi ariko se bikamubaza reba amafaranga nicyo twayakoreshaga reba kana k'ingegera please menya nje nari muzi uriya mwana nari muzi naramurebye mbona arasa mbona afite ishusho nzi ariko ureba uriya mwana we yaje nka Yesu kuko ntabwo wabikeka nanjye ntabwo nigeze mbikeka kuko ikintu nigeze kugitekerezaho mbere ndaguhamagara nakundi ngiye umugore aranyica ntabwo nsubirayo ntabwo madamu ntabwo agira imbaraga zo kununganya n'iki hari ndabahe kari uku nguku umuntu aba ari umuntu w'umugabo mu kanya bakajya kubona gutoragura amashashi mani ubu ibintu ari nkayo wabyakiwe none wongeye no mu rugo nicyo kibazo nsigaranye inzi byabaye nyine nta kundi tujye mu muhanda nta kundi ahubwo ndajya he ngewe mwana nta kundi ndacuruza amayinite nta kibazo jamani kanamene biranze nyine igihango kiranze kiradukurikiranye twikozeho nyine twabikoze tubireba twabitangiye ari byiza bisoze narego twimenye nyine igihango kitumenye inda nta kundi tujye mu muhanda nk'abandi ariko icyaba cyose yahise nagenda wajya mu mazu umwaka ntarya abantu bagiye gutanya ngo nibya byo gutunga amafaranga ukiri umusore shami ushobora kujya ku muhanda icyo kintu ngabibaza nkanjye sindagaruka mu rugo